urumva ko hano amadini arongera agize uruhare ishyirwaho ry'umuryango w'ubumwe bw'amahanga. Hari urwandiko rwanditswe na papa rwandikirwa mu Busuwisi rwagiraga ruti itangizwa ry'inama ya mbere y'umuryango w'ubumwe bw'amahanga rimaze gutangazwa muri iki gitondo saa 5 hakoreshejwe inzogera zo muri za kiliziya zose z'i Geneve. Ibi bintu Kiliziya Gatolika ibikora, Amerika n'Ubwongereza abami nibo basambanye nawe, hanyuma abandi bantu bari mu isi bo basinda ubwo busambanyi kandi batasambanye nawe. Bega ikintu gikomeye, ubusambanyi yabugiranye n'abami bo mu isi, ariko noneho abari mu isi batari abami basinda ubwo busambanyi. Uburyo Imana igaragaje ko ubwo busambanyi ari inzoga. Ukuvuga ngo rero ngiyi nyamaswa ifite amazina 3. Icya mbere ni amazi menshi, icya kabiri ni inyamaswa itukura, icya gatatu ni amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ese uyu mudugudu ni uwuhe? Kuki se ugaruka kwitwa Babuloni ikomeye? Kuki se wongeye kwitwa Maraya? Kubera iki Imana ifashe abayobozi b'amadini ari hano muri iyi si ikabagereranya na Maraya, ikabagereranya na Babuloni ikomeye, ikabagereranya n'umudugudu utegeka abami bo mu isi? Abisirayeli iyo bamaraga kwifatanya muri politike z'ibindi bihugu kandi bagakomeza no kwitwaza Imana yabo ya Isiraheli, bafashe ububasha bw'ibindi bihugu baba ari bwo bagenderamo, ariko bagakomeza kwiyitirira ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Ibyo bikababaza Imana rero. Ari byo n'uyu munsi ubona abayobozi b'amadini bakomeza kwiyitirira izina ry'Imana, ariko warangiza bakisunga imbaraga z'ubutegetsi bw'isi. Ibaze kugira ngo warashatse umugore umukoye, nyuma gusige agiye gusambana yihindura indaya, wongere usubireyo kandi umukwe utanga inkwano umugarure. Igituma rero Imana yagiye irwanya ko iyobokamana teokarasi ryivanga na demokarasi, nuko muri politike cyangwa se ubutegetsi bw'abantu hakunda noneho rero gufata ukuri kw'Imana ukajya kuvanga n'ikinyoma, ntabwo bishobora guhuza. Ni ibyo bintu bitatu byatumaga Imana ibita Maraya. Icya mbere kuvanga ubuyobozi bw'Imana n'ubuyobozi bw'abantu, icya kabiri ni ugushakana, icya gatatu kuba barabafatanyaga mu gusenga ibigirwamana. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo. Amahoro y'Imana yongere kubana nawe nshuti mwene data, ubana natwe buri munsi ukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turakwifuriza guhirwa muri byose, turakwifuriza kubona umugisha w'Imana mu byo ukora. Reka dusuhuza abanyarwanda mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda mukurikira AYALONI TV, kandi dusuhuza n'abandi bose bari mu bihugu byacu bya East African Community, abari Uganda, abari muri Kenya mukurikira ibiganiro, tutibagiwe ndetse n'abari Tanzania, abatizedi mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abakongomani n'abarundi mwese mukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV. Turabasabira umugisha kandi tubasabira guhirwa mu izina rya Yesu Kristo. Turasuhuza abantu mwese mudukurikira South Africa, muri Afrika yo hagati, ndetse n'abandi badukurikira Mozambique, Zambia, Zimbabwe, abari za Senegal tujye tubabona, n'abari Madagascar. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusuhuze rero abandi mwese muri mu bihugu by'Uburayi bitandukanye, ndetse n'abari muri states zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma n'abari muri Aziya, abadukurikira bari muri Korea, n'abari mu Buhinde, ndetse n'abari mu Bushinwa. Turasuhuza rero n'abandi mudukurikira mwese muri ku mugabane wa Oceania. Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Turishimye rero, turagarutse cyane mu kiganiro. Jewe nkuko bisanzwe ubaganiza nitwa Jean-Luc Ikingeneye, hanyuma twongeye kugaruka mu kiganiro igihe cyanjye mu nsanganyamatsiko, aho turi kwiga ku mugore wicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10, dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 17 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 18. Ubushize ubwo duheruka twaganiriye cyane rero tunavuga ku birebana n'iriya nyamaswa, n'ubundi twasobanuye iriya nyamaswa turayigaragaza aho itangira ari igishushanyo bisabwe kandi bishyigikiwe bikanaterwa inkunga mu mizo ya mbere, n'inyamaswa izamuka iva mu butaka ifite amahembe 2 asa nkaho ari ay'umwana w'intama, ariko ikabivuga nk'ikiyoka, nkuko twabonye ko ari ubutegetsi bubiri uyu munsi buyoboye isi. Mu yandi magambo burigenga bwose, ariko bukaba bufite icyo buhuriyeho mu kuyobora isi.
aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Ngira ngo murabizi ko twabonye ko ihembe rya mbere kuri iriya nyamaswa zamuka mu gitaka ni Amerika, ihembe rya kabiri rikaba Ubwongereza. Twagaragaje uburyo ihembe risobanura ubutegetsi mu buryo bwa gihanuzi, aho Imana yagendaga igaragaza amahembe nk'ubutegetsi ndetse n'ubushobozi n'ubwami n'ubutware. Hanyuma rero twabonye ko rero iriya nyamaswa izamuka mu butaka iyo Amerika n'Ubwongereza basabye ko habaho igishushanyo cy'ubutegetsi bwagiye buyobora isi bwabayeho, aribwo Misiri, Syria, Iraq, Iran, Greek ndetse n'Ubutaliyani. Ngira ngo murabizi ko Misiri ari Egiputa ya kera, Syria ikaba ari Ashuri ya kera, Iraq akaba ari yo Babuloni ya kera, Iran akaba ari bwo Buperesi bwa kera, hanyuma Ubugiriki bwo buracyari Ubugiriki. Hanyuma rero hakaza n'Ubutaliyani ari bwo Roma ya kera, n'uyu munsi ariko iryo zina ndibwira ko bakirivuga. Hagaheruka rero ubutegetsi bwa karindwi ari nayo nyamaswa izamuka iva mu butaka, yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ikabivuga nk'ikiyoka tubona mu byahishuwe ibice 13 umurongo wa 11, aho batwereka n'ibintu birindwi inyamaswa yagomba kuzakora. Hanyuma rero inyamaswa akaba ari yasabye ko habaho igishushanyo. Icyo gishushanyo kikaba ari igishushanyo cyagomba kuza gisa neza na buriya butegetsi bwabayeho, ariko ngo icyo gishushanyo kimaze kuremwa, iriya nyamaswa y'amahembe abiri izamuka iva mu gitaka ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, twabonye ko ngo bahaye icyo gishushanyo umwuka ngo gihumeke, ikindi kandi cyicisha abantu bose batakiramya. Iki gishushanyo twarakibonye rero aho twaturimo kwiga kiriya kibumbano cyangwa se kiriya kibumba bashyize ku ngoro nkuru y'umuryango w'abibumbye hariya ukorera New York muri Amerika. Tubona ko ari uburyo bwa Satani bwo gushaka kujijisha itorero rya Kristo cyangwa kujijisha abana b'Imana bamaze kumenya neza icyo ubuhanuzi buvuga kuri uyu muryango w'abibumbye mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho Imana bagaragaza nyine ari inyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10 nk'igishushanyo cya buriya butegetsi bwabayeho ariko bukaba butakiriho. Ariko barajijishije bazana kiriya kibumbano bagishyira hariya ku ngoro nkuru yabo i New York muri Amerika ngo bagaragaze ko kishushanya umuryango w'abibumbye ariko atari byo. Ibyo twarabisobanuye rero. Icyo gishushanyo rero ari cyo muryango w'abibumbye gikubiyemo cyangwa se kirimo bwa butegetsi bwose bwagiye buyobora abibumbiye hamwe, biriya bihugu byose byishyira hamwe mu buryo bw'igishushanyo cya buriya butegetsi bwabayeho, nuko ari ibyo bihugu byongeye byibumbira hamwe bikaba biri kuyobora isi n'ubundi ku isi yose. Ngira ngo umuryango w'abibumbye abantu twese turabizi ko uyobora isi yose. Urumva rero ni cya gishushanyo cya bwa butegetsi bwagiye buyobora isi, kuko buriya butegetsi tuvuze abami babwo bitwaga abami b'abami, babaga bayoboye isi yose. Rero ubu hari igishushanyo cy'ubwo butegetsi ari wo muryango w'abibumbye, ukaba waratangiye witwa umuryango w'ubumwe bw'amahanga nk'uko twababwiye SDN, ugizwe n'ibihugu 33. Watangiye rero bisabwe kandi biteye inkunga mu mizo ya mbere n'ibyo bihugu bibiri by'ibihangange tuvuze ari byo Amerika n'Ubwongereza. Hanyuma biza kurangira n'abayobozi b'amadini benshi bo ku isi baje bawutera inkunga. Imana itigaragaza ari Maraya wicaye hejuru y'iyo nyamaswa cyangwa se y'ubwo butegetsi. Ikindi nuko twongera kubona uyu muryango w'ubumwe bw'amahanga noneho mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana 17 aho batwereka Maraya wicaye hejuru, ariko noneho ntubukiri wa wundi wa mbere, ahubwo nuwawukurikiyeho cyangwa wawusimbuye ari wo muryango w'abibumbye. Kuko umuryango w'ubumwe bw'amahanga twabonye ko wari gisi kuzimu mu buryo bwo gutongera gutegeka mu gihe cy'intambara ya kabiri isi yose, igihe yaririmbanije hagati ya 40 na 42, nibwo uyu muryango wari gisi kuzimu mu buryo bwo gutongera gutegeka wongera kuzamuka uva kuzimu mu buryo bw'umuryango w'abibumbye. Uyu munsi rero tugarutse twebwe kugira ngo turebe uyu Maraya wicaye hejuru y'iyi nyamaswa cyangwa y'uyu muryango. Uyu Maraya ninde? Uyu Maraya ni iki? Ese ubundi kukicaye hejuru y'inyamaswa? Ngira ngo abo twatangiranye twabasobanura igituma ubu butegetsi Imana yabugeranije n'inyamaswa cyangwa ibigaragaza nk'inyamaswa. Mbere ya byose rero katubane dusoma igice cya 17 cy'ibyahishuwe, muri yahangana tugisoma cyose kugira ngo tugendane noneho tujye twumva ibintu neza. Buriya gusoma Bibiliya utarobanuye akarongo kamwe
ahubwo ugasoma igice cyose nubwo umenya iyo message Imana yari ishatse gutanga, icyo yari ishatse kuvuga. Reka dusome twumve. Haza umwe wo muri bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka Maraya ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahuye Yesu. Mubonye natangara cyane. Marayika arambaza ati niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uyu mugore n'inyamaswa imwetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho, nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. 5 baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni wa 8, nyamara kandi ni umwe muri babandi 7 kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa Maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye n'aya nyamaswa bizanga Maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo, kugezaho amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Iki gice ni kimwe mu bice bikomeye cyane mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana yahishuremo ibintu bikomeye. Kandi ubu n'ubuhanuzi nakwifuriza abari mu isi bose gutega amatwi bakabwumva, yaba abami n'abatware, yaba abayobozi b'amadini, uhereye kuri papa, ku bakaridinari be, ukaza no ku byiciro byose, abasenyeri n'abapadiri ndetse n'ibindi byose, uko bikurikirana mu nzego z'idini yabo. Ndetse tukaza no ku ba protestani, ba bishopu, ba apotre ndetse n'abandi mwese, n'abapastoro n'aba reverandi mwese. Icyama abayobozi b'amadini bose ku isi bakumva ubu buhanuzi Yohana yahawe, uburyo bubasohoyeho. Bagerageza uburyo bwose bwo guhunga vuba na vuba, bakagarukira Imana, bakareka kwisunga ubwami bw'isi, bakareka kwisunga imbaraga z'isi, kuko isi irashirana no kwifuza kwayo. Icyama buri wese akumva icyo Imana ivuze muri ubuhanuzi. Tugiye kuvuga gatoya kuri uyu Maraya, kuko inyamaswa twarayize niwo muryango w'abibumbye. Twabonye ko watangiye witwa umuryango umwe bw'amahanga, uza wiyemeje inshingano ebyiri, ko uje kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi, ariko iby'amahoro n'umutekano wagiye ubigerageza kugeza muri 39, kuko uwo muryango umwe bw'amahanga watangiye gukora kuva ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 1920, urakomeza ugenda wiyandayanda ugerageza ngo kuzana amahoro. Usibye ko amahoro twabonye ko ntibishoboka, ni umutekano bagerageje kugira ngo bazane, kugira ngo watangira kubaho intambara mu bihugu hirya no hino ku isi. Hanyuma bigeze muri 39 tubona ko Hitler, uriya mutegetsi w'umugome w'igitugu w'Umudage, yakoze amarorerwa menshi, yisha abantu benshi batagira ingano, harimo ndetse na za miliyoni 3 z'abayuda. Aho tubona ko yongeye gushoza intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye kuva muri 39. Ibyo uyu muryango wari wariyemeje ari byo byo kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi, bisa nkaho birangira urigita ikuzimu mu buryo bwo kutongera gutegeka
mu ntambara ya kabiri y'isi yose, aho yari irimbanije muri za 42 ubwo iby'uwo muryango byari bimaze kurangira. Ariko noneho rero uza kuzamuka ivu kuzimu, ariyo iyi nyamaswa tubonye mu byashuro 17 mu buryo bw'umuryango w'abibumbye, aho nawo watangiye kuyobora cyangwa se uyu muryango washyizweho kuva ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 1945. Niho uyu muryango w'abibumbye watangiriye, usimbuye umuryango wari umaze kurigita mu buryo bwo gutegeka bitegeka, ari wo muryango umwe w'amahanga. Nguko uko rero ko inyamaswa azamutse ivu kuzimu. Ni gute rero uyu maraya wicaye hejuru? Ubundi se uyu maraya ninde? Uyu maraya ivuzwa ngaha ninde? Icyambere icyo tubona nuko yaba iyi nyamaswa ifite amazina 3, kimwe nuko uyu maraya nawe afite amazina 3. Iyi nyamaswa tubonye hariya aho marayika abwiye Yohana ngo ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Nukuvuga ngo iyi nyamaswa ubwa mbere Yohana marayika mubwiye ko ari amazi menshi. Iryo ni izina rya mbere Yohana yabonye, aranabwirwa, abona na amazi menshi. Kabiri, umurongo wa 3 w'iki gice cya 17 Yohana aravuga ngo anjyana mu butayu ndi mu mwuka, ngo nuko mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Urumva marayika waramubwiye ngo ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho kuko yicaye ku mazi menshi. Yohana ajyanwa mu butayu agiye kureba aya mazi menshi maraya yicayeho n'uyu maraya wari we. Ageze mu butayu ntabwo yabonye amazi, ahubwo ngo yabonye inyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Aya mazina yo gutuka Imana turaje tubabwiraho gatoya igituma uyu muryango Imana yogaragaje ko wuzuye amazina yo gutuka Imana. Ni ukuvuga ngo rero iyi nyamaswa icyambere ni amazi menshi, icya kabiri ni inyamaswa itukura. Ku murongo wa 15 ho haravuga ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Ni ukuvuga ngo rero ngiyi nyamaswa ifite amazina 3. Icyambere ni amazi menshi, icya kabiri ni inyamaswa itukura ifite imitwe 7 n'amahembe 10 kandi ikaba yuzuye amazina yo gutuka Imana, icya gatatu ni amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Aha rero Imana ishatse gusobanura neza kugira ngo Yohana byumve neza. Yari amazi, none Imana imusobanurira ari amazi cyari cyo. Ni kuvuga ngo amazi, kuba Yohana arayishuriwe ko ari amazi menshi, ibi twigeze kubyigaho aho twabonye ko amazi agereranywa n'abantu bari mu isi. Niyo mpamvu marayika mubwiye rero ngo ya mazi wabonye ari nayo iriya nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, nta moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Bivuge ngo ni bya bihugu byose byibumbiye hamwe mu muryango w'abibumbye bitandukanye, bikoresha indimi zitandukanye kandi bikubiyemo amoko y'abantu atandukanye. Umuryango w'abibumbye ngira ngo uyu munsi umaze kugeramo ibihugu ndumva birarenga 190, mu gihe watangijwe n'ibihugu 150. Ubu rero ugeze mu bihugu birenga 190. Urumva rero ni ya moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi, ni ya mazi menshi maraya yicaye hejuru. Uyu maraya nawe rero afite amazina 3. Izina rya mbere ni maraya ukomeye, nkuko twabibonye hariya marayika abwiye Yohana ngo ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho. Izina rya kabiri turisanga hano ku murongo wa 5 aho batubwiye ngo yitwa Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Iryo ni izina rya kabiri, Babuloni ikomeye kandi ikaba ni nyina w'abamaraya, nyina w'ibizira byo mu isi. Izina rya gatatu ry'uyu mugore turisanga ku murongo wa 18 w'igice cya 17 aho bavuze ngo wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Uyu mudugudu turaza kuvuga, Imana nitwemerera tukaba tugifite akanya turaza kugaragaza uburyo ari umudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Ese uyu mudugudu ni uwuhe? Kuki se ugaruka kwitwa Babuloni ikomeye? Kuki se yongeye kwitwa maraya? Amazina yose aboneka muri Bibiliya y'ikintu runaka hari message Imana ishaka kumvikanisha. Kuba rero uyu mugore yitwaye amazina 3 no kuba iriya nyamaswa yitwaye amazina 3 nuko hari message Imana
ishaka kugeza ku bari mu isi, cyane nko ku itorero, kuko ari bo bantu babasha kwiga ubuhanuzi neza, umwuka akarushaho gukomeza kubahishurira. Naho ab'isi bo nta bushobozi bafite bwo guhishurirwa ibi bintu ngo babimenye, ahubwo birabasiga, rimwe na rimwe akaba banabirwanya. Ariko abana b'Imana, itorero rya Kristo riri hano mu isi, umwuka arahari gukomeza kubafasha no guhishurirwa ubuhanuzi ngo basobanukirwe icyo Imana ivuze. Uyu mugore ari we Maraya ikomeye, akaba Babuloni ikomeye, nyina wa Maraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi, akongera akitwa umudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi, yaba ari inde? Ni ukuvuga ngo uyu mugore ni ubuyobozi bwose bw'amadini ari hano mu isi, akorera mu mwuka w'ikinyoma wa Satani. Kandi ayo madini ntabwo umuntu yapfa kuyamenya keretse umwuka w'Imana uwo yabihishuriye. Itorero rya Kristo ryo ryabimenya, ariko nta muntu wapfa kubimenya atari mu itorero rya Kristo. Twongere twibutse abadukurikiye ko abantu bose uko bari mu madini siko bose ari itorero rya Kristo. Hari abari mu madini twita abayoboke baba bayoboye, cyangwa abayoboke b'abayobozi b'ayo madini, ariko akaba atari abayoboke ba Kristo Yesu. Kuko iyo witegereje ukabona umuntu afata bishop we, apostle we, papa we, padiri we, musenyeri we, ndetse n'undi akaba ari we afata nk'ikigirwamana cye, cyangwa afata nk'Imana ye, ku buryo yumva ko ari we wenyine urimo inzira yo kujya mu ijuru. Urumva ntabwo uwo nguwo aba ari umuyoboke wa Kristo, ahubwo aba ari umuyoboke w'uwo muntu. Kuko igitabo cyitwa Bibiliya ni igitabo Imana yandikishije kugira ngo gisomwe n'abari mu isi. Ariko noneho itorero ryo ni umwihariko mu gusoma cyane Bibiliya, kuko ariho tuvuganiramo n'Imana, tukanamenya n'ibihe n'imisi n'imyaka, tukanamenya n'ibigenda bisohora muri iyo myaka n'ibihe n'imisi, tukanamenya icyo Imana itugambiriyeho n'icyo dushaka aho dukwiriye gukora. Itorero ryo rero ni inshingano mu gusoma kino gitabo cyane kugira ngo bakomeze kuganira n'Imana. Ariko iyo ubona umuntu avuga ngo ari mu idini runaka akaba adasoma iki gitabo cyitwa Bibiliya, agategereza ko bishop ari we umwigisha, agategereza ko pasiteri we ari we ukimwigisha, agategereza ko apotere we ari we ukimwigisha, kandi nawe ari umuntu nkawe. Kuko uwo apotere ni umuntu nkawe, uwo bishop ni umuntu nkawe, uwo muhanuzi ni umuntu nkawe, twese turi abantu. Kandi nawe utunaguhaho ni utuntu yavomye mu gusoma kino gitabo, usibye ko abenshi uzasanga baragisomye kikabayobya, kuko bagisomanye irindi rari bari bafite rirebana n'ibyo bashaka kugeraho mu ruhande rw'umubiri, bituma bayoba. Ubwo buyobe bwabo bajya kubuyobesha abandi. Rero amadini yose ayoborwa n'umwuka w'ikinyoma Satani ari hano muri iyi si, niyo tugiye kugaragaza nka Maraya wicaye hejuru y'ubu butegetsi, ari wo muryango w'abibumbye UN, cyangwa se akaba ari nabwo Imana yita inyamaswa. Kubera iki Imana ifashe abayobozi b'amadini ari hano muri iyi si ikabagereranya na Maraya, ikabagereranya na Babuloni ikomeye, ikabagereranya n'umudugudu utegeka abami bo mu isi? Kugira ngo tubashe kubyumva neza ku bo turi kumwe aka kanya muri iki kiganiro, nuko tugiye gufatira urugero ku Bisiraheli, aho tubona Imana yagiye yigereranya nk'umugabo w'ubwoko bwa Isiraheli. Hanyuma Isiraheli nayo Imana ikayigereranya nk'umugore wayo. Hari naho biri twereka ko Isiraheli yajyaga iharika umugabo wayo ari we Mana, ikajya gusambana n'undi mugabo utari Imana. Aho niho tugiye gukura urugero rwo kubasha kumenya uyu mugore mu Maraya, cyangwa se uyu mugore wicaye kuri iriya nyamaswa ari we wasambanye n'abami bo mu isi. Hanyuma abari mu isi bagasinda inzoga, arizo busambanyi bwe. Batubwiye ko yasambanye n'abami bo mu isi. Ariko noneho rero abari mu isi bo basinda inzoga, arizo busambanyi bwe. Abami nibo basambanye nawe, hanyuma abandi bantu bari mu isi bo basinda ubwo busambanyi kandi batasambanye nawe. Mbega ikintu gikomeye! Ubusambanyi yabugiranye n'abami bo mu isi, ariko noneho abari mu isi batari abami basinda ubwo busambanyi. Uburyo Imana igaragaje ko ubwo busambanyi ari inzoga.
Bibiliya iyo dusoma ibitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 14 tubonaho Imana yigereranya nk'umugabo wa Isiraheli. Hari umurongo utubwira ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, ni Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo, kandi nzabakuramo umwe mu midugudu na babiri mu muryango bajyana i Siyoni. Abana Imana yavugaga ni ishyanga rya Isiraheli. None navuze ngo nimugaruke kuko mbabereye umugabo, kandi nimunyemerera mukagaruka nzabakuramo umwe mu mudugudu na babiri mu muryango bajyana i Siyoni. Aha ni ubwa mbere Imana ivuze ko ari umugabo wa Isiraheli. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 54 umurongo wa 5 n'umurongo wa 13. Ubu buhanuzi Yesaya buhanura haciyeho imyaka irenga 700 Yesu abona kuza mu isi, cyangwa se mu byo yahanuye harimo na Yesu. Yesu yaje mu isi haciyeho imyaka 700 ubuhanuzi Yesaya abuhanuye. Yahanuye ngo kirero aho ngaho yaravuze ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe, ariko azitwa Imana y'isi yose. Icyitonderwa hano havuzweho amagambo atatu akomeye: kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Iyo ni Imana isi ivuga ko ari umugabo wa Isiraheli. Kabiri, Uwiteka Nyiringabo niwe mucunguzi wawe, hajemo nuko ariyo yacunguye Isiraheli. Gatatu, azitwa Imana y'isi yose. Nukuvuga ngo hano Imana igaragaje uburyo ari umugabo wa Isiraheli, inagaragaza uburyo ari we wayicunguye, ariko ihita igaragaza ko hari igihe kizagera ikaba umugabo w'abari mu isi yose. Bivuge ngo rero hari igihe Imana yabaye hari umugabo wa Isiraheli. Icyo gihe abandi bose bari mu isi aribo bitwa abanyamahanga nta mugabo bari bafite. Ibyo tunabisanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14, aho yanditse aravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita batakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe bari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yakuyeho ubwanzi, ari rwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe abandi bantu bose bari mu isi ukuyemo Isiraheli babayeho nta Mana rurema bafite. Ntabwo Imana yari umugabo w'abo bantu, ahubwo Imana yari umugabo wa Isiraheli. Isiraheli nayo ikagiranwa nk'umugore wayo kubwo kuyigandukira no kuyikorera umurimo yabasabaga gukora, nubwo byagizeho bikabananira. Naho abanyamahanga bose nta mugabo bagiraga. Ariko hariya Yesaya mu buhanuzi hanuye Imana yatanze isezerano ko hari igihe izageraho ikaba umugabo bari mu isi yose. Hanyuma umurongo wa 13 wahariya muri Yesaya 54 haravuga ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Aha honyine niho hagiye kutujyana hatugeze kuri aba bana Yesaya hanuye bagomba kuzigishwa n'Uwiteka kandi bakagira amahoro menshi. Ari naho tugiye kubonera isezerano Imana yasohoje ryo kuba umugabo w'abari mu isi yose. Aya magambo Yesaya hanuye, Yesu ubwo yari amaze kuza mu isi yongeye gusubira muri ubu buhanuzi kugira ngo agaragaze ko abana Yesaya yavugaga bazigishwa n'Uwiteka ari za ntumwa Yesu yatoranije mu Bisiraheli, arizo zaje guhinduka abagize itorero rya Kristo, kuko arizo zamaje ubutumwa bwiza, none ubitoro ukaba riri ku isi yose. Bivuge ngo rero yaba intumwa yaba n'abakristo muri iki gihe bose ni abana b'Imana, ariko bakaba barabyawe n'intumwa za Kristo, cyangwa se bakaba barabyawe n'abakomoka kuri Isiraheli. Ubwo bivuga ngo ni abana b'umugore ari we Isiraheli,
bigatuma rero n'ubundi Imana iba umugabo wabo bose. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 44 na 45. Yesu yaravuze ngo nta ubasha kuzaho ndi keretse arehejwe na data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Uwumvise ibya data akabyiga azaho ndi. Kuri reference cyangwa se tubyite paginale bakwereka aya magambo Yesu asubiyemo kari yandi Yesaya yahanuye muri 54 umurongo wa 13 ko abana bagomba kwigishwa n'Uwiteka yari Kristo. Yesu ni Uwiteka. Nkuko tubisoma mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 11 havuga ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana data wa twese ibihimbarizwe. Nukuvuga ngo rero ubuhanuzi Yesaya yahanuye ko abana ba Isirayeli bagomba kuzigishwa n'Uwiteka bakagira amahoro menshi. Uwiteka yagomba kuba ari Yesu wagomba kwigisha abana yatangiriyeho rero ni za ntumwa 12 arizo zaje guhinduka itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo rero ubwo twinje ku kindi gikagikomeye rero ni ukuvuga ngo abizera Kristo Yesu nibo uyu munsi bahindutse umugeni wa Kristo ndetse bakaba ari n'umugore w'Imana. Nkuko tubisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza 24 aho Imana igaragaza uburyo itorero riri hano mu isi ryayo ari umugeni rikongera gahinduka n'umugore. Bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Nkuko itorero rigandukira Kristo abe ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Nukuvuga ngo rero umugore ni uganduka, ntabwo umugabo ari uganduka, ahubwo umugabo arakunda. Niba rero Imana ivuze ngo itorero rigandukira Kristo, ubwo bishatse kugaragaza ko itorero ni umugore w'Imana. Riba umugore w'Imana kuri ibi bintu bibiri. Icyambere nuko ribyara mu buryo bw'umwuka, byamamaza ubutumwa bwiza rikabyara abantu mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri nuko riganduka rikora icy'Imana irishakaho. Kuba rero ari umugeni wa Kristo nuko bitubwira ko Yesu yarikoye amaraso y'igiciro cyinshi kandi azagaruka kuritwara. Iyo Abisiraheli bafataga iyobokamana bakajya kurivanga na politike z'ibindi bihugu, icyo ni kimwe mu bintu bya mbere Imana yatangiye kubona ko batangiye kwinjira mu mwuka w'ubusambanyi, gusambana n'abo bami. Ubundi politike ntabwo yari mbi, kuko politike ni uburyo bw'imiyoborere myiza, ahubwo bamwe mu bayigize nibo batumye igira isura mbi, kuko bayikoresha nabi bashaka kwikurira inyungu zabo, bakaba bahoteramo n'abantu. Ubundi birigaragaza icyo bita teokarasi, aribwo butegetsi bw'Imana. Ijambo teosi ni ijambo kigiriki risobanura Imana, teos. Hakaba n'icyo bita demokarasi. Demokarasi bisobanura ibintu bitatu: ubutegetsi bushyirwaho n'abantu kandi bukorera abantu, ikindi bugakorwaho n'abantu. Iyo rero Abisirayeli bafataga ubutegetsi bw'Imana, teokarasi, bakabujyana kubuvanga na demokarasi, aribwo butegetsi bw'abantu, aho Imana yitaga itangira kubabonamo ishusho y'uko batangiye guhunahuna, bashaka kujya gusambana n'abami bo mu isi. Bibabaje kugira ngo ufate iyobokamana ujye kurivanga na politiki. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Abisirayeli iyo bamaraga kwifatanya muri politike z'ibindi bihugu kandi bagakomeza no kwitwaza Imana yabo ya Isiraheli, ubwo bafashe ububasha bw'ibindi bihugu baba aribwo bagenderamo, ariko bagakomeza kwitirira ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Ibyo bikababaza Imana rero. Aribyo n'uyu munsi ubona abayobozi b'amadini bakomeza kwiyitirira izina ry'Imana, ariko warangiza bakisunga imbaraga z'ubutegetsi bw'isi. Ukabona inshuti zabo n'iz'abategetsi b'isi, iz'abanyapolitiki.
kugeza ubwo bitwaza iyobokamana bakaba aribyo bifashisha mu gukomeza gukandamiza abo bayoboye, ku buryo hagize n'umuntu bavugaho gatoya birangiza ahise ahamagara umupolisi cyangwa se umuyobozi runaka ati munjyana mumumbikiye muri gereza banze mwereke ko ndi pasiteri we cyangwa ndi bishop we. Ni ikintu gikomeye cyane bene data. Aho rero Imana itangira kubona ko mwatangiye gusambana, kuko muritirirwa izina ryayo mukaba mugaragaza ko mwemera ubushobozi bwayo, ariko mukabutesha agaciro mu kwisunga imbaraga z'ubuyobozi muri kwifatanya muri icyo gihe, imbaraga za politike, imbaraga z'abayobozi b'ibihugu, imbaraga z'abayobozi ba government. Niyo ereri Abisirayeli bakunda kugwamo, ariyo n'uyu munsi amadini abayobozi bayo baguyemo. Icya kabiri, Abisirayeli iyo bamaraga kwifatanya muri politike z'ibindi bihugu bakagirana ubushuti n'abami bo mu isi, bakisunga imbaraga zabo bami, byarangizaga batangiye no gushakana. Ugasanga abagabo b'Abisirayeli bashatse abakobwa b'abanyamahanga, kandi cyari kizira kuwiteka, ntabwo byari byemewe. Ugasanga abakobwa b'Abisirayeli bari gushakwa n'abagabo b'abanyamahanga. Ubundi itegeko Imana yarahaye Abisirayeli mu mategeko bari bafite nuko umunyamahanga wemera kuza akifatanya n'ishyanga rya Isiraheli, wowe yabaga yemeye kwakirwa, ariko nawe hari ibyo yagombaga kuzuza. Icya mbere nuko bamuhagarikaga mu mazi menshi, bakamuzanira igitabo cy'amategeko ya Mose, bakagisomera imbere ye ahagaze muri ayo mazi. Barangiza kugisoma akamanika ukuboko akabihamya ati ndabyemera ko aya mategeko yose nzayubahiriza. Yabihamirishaga iki rero? Yabihamirishaga kwibira, akiyibiza muri ya mazi, yarangiza akavamo akahita akebwa, agakebwa. Yamara gukebwa akababaye nawe nk'umwisiraheli. Ibyo byari byemewe, ariko nta mwisiraheli wari wemerewe kujya kuba umunyamahanga ngo yifatanye n'ubuyobozi bw'ayo mahanga. Ntibyari byemewe. Rero biramubaza kubona uyu munsi abantu bitirirwa ubwoko bw'Imana bajya kwifatanya n'abanyamahanga, abantu badakijijwe ubutegetsi bwo mu isi, kandi bwa butegetsi bwo mu isi bwo bukanga kuza kwifatanya nabo bitirirwa izina ry'Imana. Ibyo bibabaza Imana. Iyo rero bamaraga gushakana, abakobwa b'Abisirayeli bagashakana n'abagabo b'abanyamahanga, abagabo b'Abisirayeli bagashakana n'abagore b'abanyamahanga, icyakurikiragaho cya gatatu noneho kugira ngo ibintu bibe byuzuye neza Isirayeli induke maraya imbere y'Imana, nuko byarangizaga bagabo b'Abisirayeli abagore bashatse babajyanaga gusenga ibigirwamana, bakabinjiza mu ngoro z'ibigirwamana by'iwabo, nabo bagasheduka bari guterekera barya intonorano arizo nyama zaterekejwe ibigirwamana, bagashiduka barimo kubiramya mu buryo butandukanye. N'abakobwa b'Abisirayeli babaga bashatswe n'abagabo b'abanyamahanga, niko byagendaga. Ibyo bintu bitatu rero nibyo byatumaga Imana yita Isirayeli ko ari maraya. Yaharitse umugabo wayo ari we Mana, Uwiteka, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana rurema, bajya gusambana n'abandi bagabo bo bindi bihugu bakorana n'ibigirwamana. Ubwo bishatse kuvuga ngo babaga bagiye kundi mugabo ari wa Satani, kuko ayo mahanga yakoreraga Satani. Umwuka wayoboraga abanyamahanga wabaga ari umwuka wa Satani, umwuka wayoboraga Abisirayeli ni umwuka w'Imana. Iyo Abisirayeli bangaga gukorana n'Imana, ubwo wanga banza umwuka wayo nk'umuyobozi wabo, bakajya kuyoborwa n'umwuka wa Satani, ari wo mwuka mubi wo mwijima, ubwo bakabayobotse umugabo ari we Satani. Ibyo rero bikayibabaza bikomeye, ikavuga ngo Isiraheli wasambanye na Egiputa, Isiraheli wasambanye na Ashuri, Isiraheli waramparitse, uri maraya, uri habara. Amadini menshi muri iyi minsi, abayobozi b'amadini benshi muri iyi minsi babaye habara, bari gusambana n'umwanzi Satani, bifatanyije n'umwuka wa Satani muri iki gihe cya none. Hosea niwe ubirangiza neza akabyumvikanisha uburyo Isiraheli ari maraya ku rwego rukomeye. Ni ukuvuga ngo Imana yafashe umuhanuzi Hosea imwigereranyaho nk'aho ari we Mana, ifata ishyanga rya Isiraheli irigereranya nk'umugore Hosea agiye gucyura witwa Gomeri mwene Diburayimu. Uyu Gomeri
yari maraya wicuruza ku muhanda kandi ufite abana benshi, yabyaranye n'abagabo batandukanye. Irangije ifata abana Hoseya yabyaranye na Gomeri, imubwira amazina bita, ishaka kugaragaza ishusho n'uburyo ifata Abisiraheli, urwego bagezeho kuri yo. Reka dusome twumve igitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya mbere umurongo wa 2 tugeze ku murongo nibuza wa 8, nihuse kugira ngo twumve iyi nkuru neza. Hoseya niwe ugaragaza neza ibirebana n'Isiraheli nk'umugore w'Imana n'uburyo yajyaga kuba indaya akajya gusambana, biturutse ku bintu bitatu ngiye kubabwira. Igihe Uwiteka yatangiriye kuvugana na Hoseya ubwa mbere, aramubwira ati, genda ucyure umugore wa Maraya ufite abana b'ibinyendaro, kuko iki gihugu cyakabije ubusambanyi bwo kureka Uwiteka. Nuko aragenda acyura Gomeri umukobwa wa Diburayimu, asama inda, amubyaraho umuhungu. Maze Uwiteka aramubwira ati, izina ry'umwite Yezereli, kuko hasigaye igihe gito ngahora inzu ya Yehu amaraso ya Yezereli, kandi nzamaraho ubwami bw'inzu ya Isiraheli. Uwo munsi nzavunagura umuheto wa Isiraheli mu kibaya cy'Yezereli. Murongo 6, nuko asubizamo inda, abyara umukobwa. Uwiteka aramubwira ati, izina rye umwite Ruhama, kuko nazongera kugirira inzu ya Isiraheli imbabazi, ntabwo nzongera kubababarira ukundi. Ariko ya nzu ya Yuda nzayibabarira mbakize, ngiriye Uwiteka Imana yabo, kandi sinzabakirisha umuheto cyangwa inkota cyangwa intambara cyangwa amafarashi cyangwa abagendera ku mafarashi. Nuko acukije Ruhama arongera asama inda, abyara umuhungu. Uwiteka aramubwira ati, izina rye umwite Rowami, kuko mutari ubwoko bwanjye, nanjye sinzaba Imana yanyu. Ni ukuvuga ngo hano batweretse ko Hoseya ni Imana yamushyize mu cyimbo cyayo. Gomeri mwene Diburayimu, uyu mugore w'umumaraya, Imana imugaragaje cyangwa se imushyize mu cyimbo cya Isiraheli. Aba bana batatu yabyaranye na Gomeri, Imana ibakarisije cyangwa se ishatse kugaragaza ishusho n'uburyo ifata Abisiraheli. Niyo mpamvu Hoseya nk'Imana yagiye gucyura Gomeri nk'indaya wari waranze umugabo wa nyawe akajya gusambana, ariko kubw'urukundo rwinshi rw'uwo mugabo aba ari bujya kumuzana, kandi kumuzana hano manatwereka ko Imana yamubwiye ko agomba kumukwa. Gomeri nta nubwo byagarukiye aho, hari naho nanone nyuma yaho yongeye aratoroka asubira mu bumaraya, bajya bavanga kabaye icwende rikoga. Hano ku gice cya 3 bagaragaza ko Imana ngiye kubwira Hoseya ngo niyongera agiye gushaka umugore we Gomeri mu kazi arimo ko kwicuruza, kandi imubwira n'amafaranga azamukwa. Ibaze kugira ngo warashatse umugore umukoye, nyuma gusige agiye gusambana yihindura indaya, wongere usubireyo kandi umukwe utanga inkwano umugarure. Nuko Imana yabwiye Hoseya. Aha rero ni igishushanyo cy'urukundo Imana yakundaga Isiraheli, n'uburyo bayirekaga nk'umugabo wayo bakayiharika bakajya gusambana. Turashaka kureba rero igihe itorero rishobora guhinduka naryo maraya rigaharika umugabo waryo ariyo Mana. Ari niyo mpamvu tugiye kureba uburyo amadini yo mu isi, abayobozi bayo na benshi mu bayoborwa bayo madini bahindutse maraya, bagahinduka Babuloni ikomeye, bagahinduka nyina w'abamaraya, bagahinduka kandi umudugudu utegeka abami bo mu isi. Ni ryari amadini cyangwa se ubukristu Imana yaje kububona nk'aho buri gusambana? Tuzi ko itorero rya Kristo rihera mu gihe cy'intumwa muri 33, igihe umwuka wari yamanukiraga kuri Pentekoti, hakavuka itorero rya Kristo, hakihana abantu 3,000, bigakomeza gutyo kugeza ubwo abantu babaye benshi. Aho niho itorero rya Kristo rivukira. Gukomeza mu kinyejana cya mbere, ubutumwa bukomeza kwamamara kugeza ubwo buvuye i Yerusalemu burambuka bugera Aziya, iyo ngiyo za Turukiya, muri Efeso hose bagerayo. Pawulo yagezeyo, ndetse na ba Petero haraho bagiye bagera, ndetse Petero yagiye ni Roma. Mbega ubutumwa ubukristo bugenda bukwira mu bihugu byinshi bya Aziya kugeza ubwo bwageze ni Burayi. Ikinyejana cya mbere kirahita, abami batoteza itorero. Turimo turabategura kugira ngo
twigishe ku birebana n'itorero rya Kristo, kuvuka kwaryo n'uburyo ryatotejwe, tunareba batubanjirije gukiranuka kwabo no gukizwa kwabo uburyo bari bameze, ko bitandukanye n'uyu munsi twebwe uko dukiranuka, ahubwo tugenda tworoshya ibintu kuko dutinya kurenganirizwa agakiza cyangwa kurenganywa tuzira agakiza, tukagira imirongo imwe muri ibiri twifashisha ituma tworoshya urugendo, mu gihe batubanjirije bo ahubwo hari bimwe bahakanaga bakemera kubizira mu bwami bwa Roma. Turi gutegura rero, dushaka kuza kubigisha amateka y'itorero mu bihe ryanyuzemo n'inzira ryanyuzemo z'inzitane, ariko bakomeza guhamya kugeza ubwo bavuye mu isi. Noneho rero mu kinyejana cya mbere cyarahise haza icya kabiri, ubwo niko itorero riri mu karengane riri gutotezwa, abakristo bazira bimwe banga kuyoboka by'abaroma, kugeza mu cya gatatu kirangiye, icya kane kikubisemo mu ntangiriro z'ikinyejana cya kane, mu gihe himaga umwami w'abami Constantino cyangwa se Constante muri 312, nibwo uyu mugabo yimye, niwe washyize itorero mu mudendezo. Noneho rero ahagarika itotezwa ry'itorero, kuko abandi bami bose bagiye basimbura nabo bagiye batoteza abakristo cyane. Hanyuma ahubwo abantu bose bari bishe mu myobo, abari bishe mu mashyamba bavamo, baraza rwose bahabwa umudendezo kugeza ubwo bamwe bahabwa n'ubuyobozi muri leta y'Abaroma, ahubwo bategeka abantu bose ko bagomba kuba nabo abakristo. Ibi rero tuzabijyamo mu mateka y'itorero. Icyo dushaka kwivugira ni iki ngiki: ni gute noneho rya torero ryo kuva mu gihe cy'intumwa tubonye rikomeje mu kinyejana cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, gutangira mu cya kane, kugeza ubwo rihawe umudendezo n'uyu mwami w'abami Constante, kugeza ubwo noneho ategetse yuko itorero ry'abakristo rigomba kuba itorero rya leta, ari naho Yesu ashyiraho itegeko yuko abantu bose bagomba kujya baruhuka ku cyumweru. Ibi ni ibintu tuzagarukaho. Hanyuma rero birangira rya torero rya Kristo rihindutse itorero ry'umuntu ry'umwami w'abami Constante. Aha rero bimaze kumera gutya, abakristo bashaka kujya mu ijuru bahise batangira kwicomora, batangira kuva muri iryo torero, kuko ryari rimaze kuba irya leta ya Roma. Bamwe bajya kwibera mu butayu bwa Misiri bwo mu Misiri, abandi bajya gukomeza kwibera mu mashyamba, abandi bajya kubaho bonyine basenga. Ari naho havutse bino bigo by'abihaye Imana byavukiye ari mu Misiri, aho babaga mu butayu. Ibi tuzabyinjiramo. Abo rero ni abakristo, ariko noneho ugiye muri mu bwinshi bw'abantu basigaye n'abayobozi babo, bose bahindutse idini rya leta ya Roma, ari ryo Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ni ukuvuga ngo Kiliziya Gatolika ni amagambo abiri. Kiliziya, iri jambo Kiliziya rikomoka ku ijambo ry'ururimi rw'Ikigiriki rivuga ngo Ecclesia. Ecclesia bishatse gusobanura ngo ni abantu batoranijwe, bakurwa mu moko yose n'indimi n'imiryango, baraza bahuriza hamwe, bagira icyerekezo kimwe, bagira ukwemera kumwe, mbega bayoborwa n'ikintu kimwe. Iyo niyo yitwa Ecclesia, itorero. Ngira ngo no mu Rwanda hano turabizi ko hari itorero ry'igihugu, akaba itorero ry'ababyinnyi, ariko hari n'itorero rya Kristo. Tugiye muri ayo matorero ubona n'ubundi ari abantu nyine bavuye hirya no hino bishyize hamwe bakajya babyina. Itorero ry'igihugu nabwo ni abantu batandukanye bo mu gihugu. N'itorero rya Kristo rero ari ryo Ecclesia, ni abantu baturutse mu moko, mu miryango n'indimi, bishyize hamwe, bagira intego imwe, cyerekezo kimwe, bagira n'ikintu kibayobora kimwe, bose barajya mu ijuru. Hanyuma Kiliziya rero bisobanura Ecclesia, abantu bahamagawe, baratoranwa bo mu moko yose n'imiryango yose no mu ndimi zose n'amahanga yose. Hanyuma Gatolika bisobanura universelle, gikwira. Ni ukuvuga ngo ni itorero ryakwiriye hose ku isi. Nuko rero byaje kugenda aho uyu mwami w'abami Constante yafashe itorero arihindura idini, ariyo Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ngaho ubusambanyi bwatangiriye ku itorero. Rero tugiye gusesengura tubona ko umugore uvugwa aha ngaha dusanze mu byahishuwe, ndagira ngo munyumve neza munkurikirane. Uyu mugore twabonye wicaye hejuru y'inyamaswa itukura,
ari wo muryango w'abibumbye ni Kiliziya Gatolika y'i Roma. Turashaka kuza kureba rero ni ryari yicaye hejuru y'iyi nyamaswa cyangwa hejuru ya UN cyangwa se hejuru ya SDN. Ni ryari ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bwaba bwaricaye hejuru y'ubu butegetsi. Ni ryari Imana yagaragaje ko bahindutse maraya. Ubu maraya bwabo butangira aho ngaho aho umwami abahinduye idini, bishatse kuvuga ngo bahise bahinduka idini rikomatanyije na politiki y'i Roma. Ariko abana b'Imana, abakristo nyabo bari bamaze gusohokamo, ubundi bikomeza gutyo. Niyo mpamvu uyu munsi Kiliziya Gatolika yita ko ari ryo torero rikomeye ryo mu gihe cy'intumwa. Murabizi ko hari indirimbo bajya baririmba ngo Nyagasani umwe, Kiliziya imwe, ukwemera kumwe, batisima imwe, n'Imana imwe. Ni itorero rikomeye ryo ku ntumwa, ariko ni ikinyoma. Itorero rya Kristo ryo mu gihe cy'intumwa ryahise ribacomokamo, hakomeza urwo rugare. Navuga ngo hakomeje igishushanyo cy'itorero rya Kristo aricyo kigaragara, ariko abakristo nyabakristo ntibari bakigaragara, ahubwo bari bihishe, bamwe barahungiye no mu butayu bwo mu Misiri. Urudini rurakomeza rugenda rwaguka kugeza ubwo hagiye ubupapa. Ubupapa butangira kuba ari noneho buyobora, papa akaba umwami w'abami kandi akaba na papa w'iyobokamana uhagarariye abayoboke bayobotse ngo izina ry'Imana cyangwa izina rya Yezu Nyirimpuhwe cyangwa se Yezu. Ariko ni igishushanyo cy'itorero. Itorero rya nyaryo ntabwo ririmo riragaragara, ahubwo n'abana b'Imana barihisha. Uyu munsi rero umumaraya uvugwa wicaye hejuru y'iriya nyamaswa ni iri dini rya Kiliziya Gatolika. Tugiye kureba rero uburyo ryicaye hejuru y'inyamaswa. Twibukiranye amagambo kuntu batubwiye. Yohana yavuze ngo haza umwe wo muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ikomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Urumva iriya nyamaswa yicayeho babanje kutubwira ko ari amazi menshi, ariko bakongera katubwira ko ari inyamaswa, bakongera bakadusobanurira ari amazi ayariyo ngo ko ari amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Niko hano batubwiye mu byahishuwe. Mu mbabarire mu nkurikire ibintu mubyumve neza ko Bibiliya ivuga ikintu kimwe ikaba yakivuga mu mazina menshi, ariko ari cya kintu kimwe. Impamvu kishobora kujya mu mazina menshi ni message Imana ibishaka kugira ngo yumvikanishe mu bantu. Iyi nyamaswa ari wo muryango w'abibumbye nayo hari aho Imana yita amazi menshi, ikongera ikitwa inyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Hari naho noneho Imana yita ngo n'amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Niko batubwira mu byahishuwe 17 umurongo wa mbere ngo ngwino nkwereke iteka maraya ikomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Hanyuma wajya ku murongo wa 3 akavuga ngo anjyana mu butayu ndo mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana. Urumva yari amazi uyu mugore yicayeho. None mwiyereko Yohana avuga ngo nabonye ari umugore wicaye ku nyamaswa itukura. Wajya ku murongo wa 15 bakavuga ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Impamvu rero mu bantu twabanye mu kiganiro cya mbere twigisha iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja, twasobanuye ko amazi n'ubundi asobanura amoko, amateraniro y'abantu, amahanga ndetse n'indimi. Igituma uyu muryango rero wiswe amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi ni uko uhuriwemo n'amoko y'abantu bari mu bihugu byose byo ku isi. Ngira ngo twabonye ko umuryango w'abibumbye umaze kugeramo ibihugu birenga 190, hafi isi yose imaze kwibumbiramo. Akenshi rero mu buhanuzi Imana ikunda kugereranya abantu benshi batuye ku isi nk'amazi, kandi amazi menshi. Ni ryari Kiliziya Gatolika nkuko batweretse ko ari nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi, nkuko bavuga ko ari bo torero ryo mu gihe cy'intumwa, ni nabo bakomotswemo n'amatorero menshi, cyangwa se kamvuge ngo bakomotswemo n'utudini twinshi. Murabizi bigeze mu 1517 mu gihe cy'uwitwa Martin Luther wazanye reforme de l'Eglise,
niwe wacomotsemo abonye ko Gatolika imaze imyaka myinshi ifite ubuyobe, hanyuma atangiza itorero rye ry'abaprotestani, bisobanura guhakana. Aya ari guhakana inyigisho z'i Roma zipfuye, harimo na za indulgesiya ndetse n'ibindi. Hanyuma rero mu baprotestani naho haje gukomokamo amadini menshi nk'abadivantiste, abangirikani, methodiste libre, batiste church n'ayandi menshi ntiriwe njyamo ngo nzayarangize, ni menshi. Ayo yose rero Gatolika niwe nyina wayo kuko niho akomokaho. Niyo mpamvu batubwiye ko ari nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Impamvu ari nyina w'abamaraya ni uko ubwo budini bwose bwagiye buyacomokamo. Aya madini araorganiza ari ku rwego rw'isi, abayobozi bayo ni abanyapolitike, aho bakunda kuzana politike bakazishyira mu bayoboke bayo, bigatuma nabo bahinduka abasambanyi imbere y'Imana, bakavanga iyobokamana na politike. Ni ikinyoma gikomeye imbere y'Imana. Nta gihe na kimwe teokarasi izigera ihuza na demokarasi, hoya. Kubera iki? Ubutegetsi bw'Imana nibwo buhesha ibintu bibiri, amahoro n'umutekano. Ubutegetsi bw'abantu, demokarasi, bushobora kugerageza kuzana umutekano ariko nta mahoro bushobora kuzana. Kubera iki rero? Nkuko twabonye ubushize, Yesaya yahanuye mu bice 57:20 yarahanuye avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana yanjye ivuga. Bivuga ngo rero mu gihe abari mu isi yose batarizera Yesu Kristo ngo bahinduke abana b'Imana, nta mahoro bashobora kugira, kuko amahoro ni ikintu kiba mu mutima w'umuntu utabona inyuma ngo upfe kukibona ngo gisobanukirwe. Umutekano dushobora kuvuga ngo urahari, ariko amahoro ni ikintu kiba mu mutima w'umuntu. Ukabona umuntu ari guhura n'amakuba n'imibabaro myinshi, ariko wamureba inyuma ukabona afite ibyishimo, ukabona afite amahoro, nta kibazo afite. Icyo gituruka rero mu mutima wihannye utagushinja ikibi. Umutima wihannye utadushinja ikibi rero ukomoka kuba watwizeye umwana w'Imana Yesu Kristo waje mu isi akadukiza rwa rubori rw'icyaha cy'inkomoko yo muri Adamu. Ya kamere akayisinziriza, kamere y'umwuka igatsikamira kamere yo muri Adamu igasinzira, bigatuma tugira amahoro, kuko mu bwami bw'Imana nta ntambara, nta nzara, nta bukene, nta mibabaro ibayo. Iyo rero ubwami bw'Imana butsikamiye kamere yacu yo muri Adamu, bituma tugira amahoro, kuko buba bwatuzanyemo kwa kutababara, kwa kutiganyira, buba buri muri twebwe. Icyo rero ni ikibazo, kuba amadini ashobora gufata ubutegetsi bw'Imana agashaka kubuvanga n'ubutegetsi bw'abantu. Reka turebe igihe amadini yagiriye uruhare mu kwifatanya n'uyu muryango wabanjije witwaga SDN cyangwa se umuryango umwe bw'amahanga, ndetse n'igihe yagize uruhare mu kwifatanya n'umuryango w'abibumbye ubwo wongeraga gutangira gukora nyuma y'intambara kabiri isi yose. Guhera ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 1918, umuryango ubu witwa Inama y'Igihugu y'Amatorero ya Gikristo yo muri Amerika wafashe icyemezo kivuga ngo umuryango nk'uwo si uburyo bw'imikorere ya gipolitiki gusa, ahubwo ni ukwiyerekana ko ubwami bw'Imana ku isi mu buryo bwa gipolitiki. Murabizi ko muri Amerika habaho umuryango witwa Inama y'Igihugu y'Amatorero ya Gikristo, ubayo hariya muri Amerika. Ubwo Amerika n'Ubwongereza ndetse n'ibihugu by'Uburayi bakoraga inama ikomeye y'uburyo hagomba gushyirwaho uyu muryango umwe bw'amahanga, ubwo hari nyuma y'intambara kabiri isi yose, ibi byashyizwemo imbaraga ndetse n'amadini kugira ngo uyu muryango utangire ari wo muryango umwe bw'amahanga. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo kuva ku itariki 18 z'ukwa 12 1918 amadini amaze kumenya ko iyi nama irangiye, yuko hagomba kubaho umuryango uhagarariye ubutegetsi bwose kandi ugaharanira amahoro n'umutekano. Uyu muryango wa Gikristo ari wo Nama y'Igihugu y'Amatorero ya Gikristo wo muri Amerika wahise uvuga ijambo rikomeye, uravuga ngo ntabwo uwo muryango uzaba ari uburyo bwa gipolitiki gusa, ahubwo uzaba ari ukwiyerekana k'ubwami bw'Imana mu buryo bwa politiki. Urumva bafashe rya yobokamana
teokarasi, bagiye kurivanga na demokarasi, ubutegetsi bw'abantu. Ntabwo uyu muryango ari uburyo bwa politike gusa, ahubwo ni ukwiyerekana ko ubwami bw'Imana mu isi mu buryo bwa gipolitiki. Aho rero batangiye kuzana igitutsi uyu muryango ugiye gutangizwa. Icya kabiri, ikinyamakuru cyitwa San Francisco Chronicle cyo kuwa 2 Mutarama 1919 ku ipaji ibanza hari umutwe uvuga ngo Papa araharanira ko umuryango umwe bw'amahanga wa Wilson wemerwa. Urumva Papa hano ayisashyiramo imbaraga nawe kugira ngo uyu muryango wemerwe, arabiharanira. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 1919 icyo cyifuzo cyashyizweho umukono n'abakuru b'amadini akomeye bagera ku 1450, maze gishyikirizwa inteko nkuru ishinga amategeko yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kiyisaba kwemeza amasezerano y'i Paris yateganyaga ishyirwaho ry'umuryango w'ubumwe bw'amahanga. Singibi nanone inama nkuru y'amatora ya Kristo muri Amerika ibanje gukora ikosa rikomeye, imaze kumva yuko ubutegetsi burimo gupanga gushyiraho umuryango waza kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi w'abantu bishyize hamwe. Batavuga ati hoya ukuntu ibintu bimeze, ahubwo uyu muryango ntabwo ari uburyo bwa gipolitiki gusa, ahubwo ni uburyo bwo kwiyerekana ko ubwami bw'Imana mu buryo bwa gipolitiki. None Papa nawe aranditse aravuga ati ndaharanira ko umuryango w'ubumwe bw'amahanga wa Wilson utangira. Gatatu, abakuru b'amadini akomeye bagera ku 1450 ngo bagize icyifuzo bagize ni ukuvuga ngo baranditse icyo cyifuzo gishyirwaho umukono n'abakuru b'amadini. Ni ukuvuga ngo abakuru b'amadini bagize icyifuzo, barangije barandika urwandiko bashyiraho n'umukono wabo, kandi abakuru b'amadini ngo ni amadini akomeye kandi amadini agera ku 1450. Bamaze gushyiraho umukono wabo barwohereza mu nteko nkuru nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ko hano amadini arongera agize uruhare ishyirwaho ry'umuryango w'ubumwe bw'amahanga. Tugiye kureba noneho uburyo watangiye. Rero utangira byagenze gute? Icyatumye uyu muryango w'ubumwe bw'amahanga utangira, ese ni Amerika n'Ubwongereza nk'uko aribo bari batangije n'ubundi iki gitekerezo bari bagitangije? Ese yaba ari amadini? Reka tureba babigizemo imbaraga. Kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 1920 hari urwandiko rwanditswe na Papa rwandikirwa mu Busuwisi rwagiraga ruti itangizwa ry'inama ya mbere y'umuryango w'ubumwe bw'amahanga rimaze gutangazwa muri iki gitondo saa 5 hakoreshejwe inzogera zo muri za kiliziya zose z'i Geneve. Ibi bintu Kiliziya Gatolika ibikora, Amerika n'Ubwongereza bari bataragira icyo bavuga kuri urwandiko rwari rwanditswe n'abakuru b'amadini akomeye agera ku 1450. Amerika bari bataragira ikintu baruvugaho, ariko Kiliziya Gatolika ibari yigira uruhare mu makiza yose y'i Geneve mu Suwisi mu gutangaza yuko umuryango w'ubumwe bw'amahanga watangiye. Uku niko Maraya ukomeye, akaba kandi nyina w'abamaraya bose, akaba na nyina w'ibizira byo mu isi, agahinduka Babuloni ikomeye, yahise Imana imugaragaza yicaye hejuru y'ubu butegetsi. Mu by'ukuri uyu muryango imbere y'Imana cyo warutwaye, kuko ubutegetsi bw'abantu hari aho Imana ibwemera, ariko igituma Imana isigaragaza ko uyu muryango ugiye gitutsi nuko wemeye kwakira n'abitirirwa izina ryayo. Aha rero niho Imana isigaragaza Kiliziya Gatolika n'amadini ya Giprotestani ndetse n'ayandi madini menshi uburyo bahise bafata iyobokamana bakajya kurivanga na politike z'umuryango umwe bw'amahanga warushyizweho. Nguko uko rero Imana isigaragaza amadini yicaye hejuru y'iki y'inyamaswa, ariko cyane ababigizemo uruhare ni Kiliziya Gatolika. Hano tubonye uburyo amadini ariyo yatangije akanagira uruhare rukomeye mu gusansibiliza itangira ry'umuryango w'ubw'amahanga,
ari naho bahise bafata inkunga zabo bamenamo, nabo bahita bajyamo. Ngira ngo murabizi ko papa Ubutaliyani deja turaza no kubusanga muri ya mahembe 10 aribyo bya bihugu 10 biri mu muryango w'abibumbye. Ubutaliyani burimo, aho niho hahita hagaragara uburyo nyine Kiliziya Gatolika yahindutse maraya ikomeye mu kwifatanya n'ubutegetsi bwo mu isi. Papa ngira ngo murabizi ni nyiri cyubahiro, ni papa w'abari mu isi, n'abami bo mu isi baramwubaha baramwubararira. Aho niho Imana igaragaje uburyo iri dini rihindutse maraya kuko ryifatanyije n'ubutegetsi bwo mu isi. Nubwo mbere hose n'ubundi babikoraga kuva mu gihe cya Constante, aho papa bwagiye buyobora isi muri politike no mu iyobokamana, ariko noneho hano Imana isigaragaza noneho aho bwicaye hejuru y'umuryango w'abibumbye. Mbere inyamaswa itaragaragara neza, ariko noneho hano Imana igaragaje uburyo umuryango umwe bw'amahanga wahagurutse, ubundi bahita bawicara hejuru mu buryo bwo kuba ari bo bawamamaje no gushyiramo inkunga zabo no kuba binjiyemo ngo bafatanye urugendo, no kuba bagaragaje ko uyu muryango utangiye ariwo SDN cyangwa se umuryango umwe bw'amahanga atari uburyo bwa gipolitiki gusa, ahubwo ari ukwigaragaza ko ubwami bw'Imana mu buryo bwa politike. Inshuti z'Imana, ibi byose tuma turabibigisha kugira ngo mwumve uruhare amadini yagize mu kwangiza intego y'Imana mu gukiza abari mu isi. Amadini yifatanyije n'ubutegetsi bwo mu isi bituma badakora iby'Imana ishaka. Umurongo nsorejeho ano nza gukomerezaho ku cyiciro cya kabiri tugiye kwiga ku muryango w'abibumbye, uburyo noneho amadini nanone yongeye kuzaho nyuma y'uko umuryango w'ubumwe bw'amahanga urigise kuzimu mu ntambara kabiri isi yose. Hanyuma iyo ntambara irangiye hahaguruka umuryango w'abibumbye mu buryo bwa gihanuzi. Ubwo ni ya nyamaswa yongeye kuzamuka ivi kuzimu ariko ikabijya no kurimbuka, kuvuga ngo umuryango w'abibumbye ntabwo uzigera ukora iby'Imana ishaka kugeza Yesu agarutse. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo uyu muryango uragenda ujya kurimbuka. Turashaka kureba icyo Pawulo abwira abayobozi b'amadini ari hano muri iyi si, n'abandi bavuga ngo bari bakiri bazima bakaba barimo kugenda batwarwa n'umwuka wo gushaka ibyubahiro no kumenyekana no gukomera. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ngira ngo Roma n'ubundi murumva uyu munsi iracyakomeye mu buryo bwa kidini, i Roma mu Butaliyani nyine kwa papa. N'ubundi Pawulo yandika urwandiko yarwandikiraga abantu b'i Roma, kuko Roma niyo yari ikomeye muri icyo gihe n'ubundi kandi ifite ubuyobe bwinshi. Umva rero ukuntu yandikiye abayobozi b'itorero muri icyo gihe. Abaroma 12:16. Iyi ni message Imana igiye guha abayobozi b'amadini ku rwego rw'isi aho bari hose, kugira ngo niba bikize vuba, niba koko batekereza ubugingo buhoraho bagatekereza kurimbuka, bikize vuba, barekure ibyubahiro byo gushaka gukomera bishingikirije ubwami bw'isi, ahubwo bishingikiriza ubwami bw'ijuru, niho bazarokoka umujinya uzatera. Yaravuze ngo muhuze imitima, icyo ni cyambere. Ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Icya gatatu, ntimukiyite abanyabwenge. Mu buzima bwa Yesu ibyamuranze, yaranzwe no guca bugufi no kubana n'ibyoroheje. Yesu yaje asanga leta ya Roma ari ikoroneje isi cyane. Isiraheli yo yari mu bubata bwayo ku rwego rukomeye. Umuntu wese washakaga kuba ukomeye yemeraga kuyoboka Pilato, akayoboka amategeko yose, akigira inshuti ya Kayisari. Niyo mpamvu idini ryariho muri icyo gihe rya gifarisayo bari barifatanyije n'inzego za politike z'Abaroma, bituma bagira ibyubahiro kuko bari baragize irari ryo kubana n'ibikomeye, banga kubana n'ibyoroheje. Bituma batigisha amategeko y'Imana uko bikwiriye nk'uko bari barayahawe. Intama z'Imana b'Isiraheli bazinukwa amasinagogi bakajya maruka uko bagira. Bari abanyacyubahiro bakomeye rero kuko babanaga n'abakomeye b'abanyapolitiki ba leta ya Roma. Yesu aje
nta muntu wamurushije icyubahiro mu isi, yari afite icyubahiro gikomeye. Yesu niwe muntu waruhuraga abantu barushye, yakizaga indwara, yirukanaga abadayimoni. Umuntu wese yaramurebaga agatamenya ikibazo afite, kugeza ubwo isere bavuze ngo nta wundi Mesiya uzaza uruta uyu nguyu. Abantu birirwaga bamwirukanka inyuma, yari afite icyubahiro. Ariko ninde muntu wacaga bugufi nka Yesu? Yari afite umutima uciye bugufi, yari afite umutima wiyoroheje, yari afite umutima wumva abantu bose, yari afite umutima ubana n'abatindi, yari afite umutima ubana n'abakene, yari afite umutima ubana n'abakire, yari afite umutima ubana n'abanyabwenge, yari afite umutima ubana n'injiji. Yesu yari afite umutima wo kubana n'ibyoroheje. Pawulo rero yaravuze ngo icyambere muhuze umutima. Nimumara guhuza umutima, muwuhurize ku kintu kimwe: kwemera kubana n'ibyoroheje, ntimukararikire ibikomeye. Igituma amadini yo mu isi yahindutse maraya, nkuko tubonye hano bicaye hejuru y'inyamaswa, hejuru y'ubutegetsi, aribwo gishushanyo cy'umuryango w'ubumwe bw'amahanga cyasembuwe n'umuryango w'abibumbye, nuko abayobozi b'ayo madini bararikiye ibikomeye, banga kubana n'ibyoroheje. Icya kabiri, bashaka kwigira abanyabwenge, kandi Pawulo yavuze ngo icyambere muhuze umutima, icya kabiri ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, icya gatatu ntimukite abanyabwenge. Uyu ni umwuka umaze gufata abayobozi b'amadini bose ku rwego rw'isi. Guhuza umutima nta bigihari. Kabiri, kurarikira ibikomeye bakanga kubana n'ibyoroheje, uwo niwo mwuka bafite. Bashaka kubana n'abategetsi b'isi bakomeye, ngo nabo bahinduka bakomeye. Gatatu, bashaka kugaragaza ko ari abanyabwenge, nabo bashobora kugira ijambo bavuga mu butegetsi. Niyo mpamvu bashaka gukomeza kugira inshuti z'abategetsi b'isi. Ntabwo itorero rya Kristo ari uko rimeze. No. Hoya, itorero rya Kristo rifite ubwenge buhabanye n'ubwenge bw'isi. Bibiliya ivuga ubwenge bw'isi, ikavuga n'ubwenge bw'ijuru, kandi ikanagaragaza ibiranga ubwenge bw'isi, ikanagaragaza n'ibiranga ubwenge bw'ijuru. Ubushize twari twabivuzeho, ariko turongera tubivugeho. Reka tubashimire mwebwe mwarimo dukurikiye. Iyi ni message dusoje duha abayobozi b'amadini: muhuze umutima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, kandi ntimukite abanyabwenge ngo muharanire gushaka kwerekana ko muri abanyabwenge b'isi. Oya, dusenge hanyuma twinjire ku cyiciro cya kabiri cyo kwerekana uburyo noneho amadini yongeye kugira uruhare mu ishyirwaho ry'umuryango w'abibumbye. Hano turi kureba uburyo amadini yagize uruhare ishyirwaho n'itangizwa ry'umuryango w'ubumwe bw'amahanga, ariwo SDN. Ubu rero tugiye kwinjira ku gika cya kabiri kigaragaza ishyirwaho ry'umuryango w'abibumbye, UN cyangwa se Loni, uburyo amadini yabigizemo uruhare mu gutangira, ari naho Imana ifite bagaragaza none bicaye maraya, yicaye hejuru y'inyamaswa. Murakoze cyane, reka dusenge. Turagushimiye mwami w'abami, mbaraga z'abera, byiringiro bizima, wowe ukunda itorero kandi ugakunda abanyabyaha. Uvuganye natwe mu ijambo ryawe, tubonye uburyo amadini yagiye yifatanya na za leta z'isi n'ubutegetsi bw'isi, kugeza ubwo ubita maraya, nk'uko Isiraheli iyo yajyaga kwifatanya n'ubundi na za leta z'ibihugu wabitaga maraya, kuko babaga baguharitse. Uku niko abayobozi b'amadini nabo bayoboye baguharitse, bigira indaya, bajya gusambana, bafatanya iyobokamana n'imiyoborere y'abantu, kandi nta hantu bihuriye. Gira neza buri wese wumvishe ubutumwa, kandi ushaka kurokoka umurokore muri ubutumwa bwiza yumvishe. Ndagushimiye ko mvishe gusenga, tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahumugisha cyane. Ikiganiro nakagaruka, ukomeze kugira ibihe byiza. Ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso